ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA. Ibidukikije nk'ishingiro ry'ubuzima bw'abatuye isi, iyo byangiritse mu bantu bigiraho ingaruka cyane harimo umugore. Imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS igaragaza ko abantu babarirwa muri miliyari 2.5 hirya no hino ku isi bakifashisha amashyiga gakondo mu guteka. Kuri iyo miryango, guteka ubwabyo binagira ingaruka zikomeye ku buzima, umutekano n'ubukungu bwabo. Abantu bagera kuri miliyoni 4 biganjemo abagore n'abana bapfa buri mwaka bazize ingaruka z'imyuka ihumanya ituruka mu ikoreshwa ry'amashyiga gakondo atabasha kugabanya imyuka ihumanya ikirere. Mu bihugu bikennye n'ibikiri mu nzira y'amajyambere, abagore nibo bakunze kubazwa ibyerekeranye n'imirimo myinshi yo mu ngo, harimo nko gutegura amafunguro y'abagize umuryango. Kumara umwanya munini bahugiye mu gushaka ibicanwa n'indi mirimo yo mu rugo byakunze gutuma abagore batabona umwanya wo gukora indi mirimo yabateza imbere. Mu gukemura iki kibazo, Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda na politike zigamije guteza imbere umugore. Mbere y'uko politike y'igihugu y'ibidukikije ishyirwaho, hari ibibazo bikomeye, ibibazo by'ingutu byari byugarije ibidukikije, cyane cyane umutungo kamere w'ubutaka, amashyamba n'amazi. Hari n'ibibazo biterwa n'inganda byari bihari, imiturire, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butanogeye ibidukikije, byose bitakorwaga mu buryo bubungabunga nyine ibyo bidukikije. Kuri ubu hari impinduka zigaragarira amaso mu iterambere ry'umugore ugereranyije n'uko byahoze mu myaka myinshi ishize. Gusa ariko nanone abagore mu Rwanda bamaze kubona ko iterambere ryabo ritaramba batarijyanishije no kubungabunga ibidukikije, kuko iyo byangiritse bibagiraho ingaruka mu buryo butaziguye, haba ku buzima no mu bukungu. Bituma batangira gufata ingamba zigamije kubungabunga ibidukikije. Muri iki kiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye, mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA ku bufatanye na Minisiteri y'Ibidukikije mu Rwanda, turaganira n'abagore bagize uruhare runini mu kubungabunga ibidukikije, kugira uruhare mu gushyiraho politike zigamije kubungabunga ibidukikije, ndetse n'abandi bagiye bahanga udushya tugamije gufashanya kwiteza imbere banabungabunga ibidukikije. Ikaze. Umuryango w'abibumbye ugaragaza ko ku isi ibihugu 20 ari byo byonyine biyobowe n'abagore. Ni mu gihe abagore bari mu nteko nshingamategeko z'ibihugu hirya no hino ku isi ari 24.9% gusa by'abagize izo nteko. Nyamara uyu muryango mpuzamahanga ukavuga ko mu gihe umugore ahawe umwanya mu bafata ibyemezo atanga umusaruro ntagereranywa. Tariki 8 Werurwe buri mwaka ni umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana ku ruhare rw'abagore mu iterambere ry'ibihugu byabo n'isi muri rusange. Mu Rwanda uyu munsi urizihizwa ku nsanganyamatsiko igira iti Munyarwandakazi bakuru hembe mu isi yugarijwe na COVID-19, mu rwego rwo gushimangira uruhare rw'umugore n'umukobwa mu kugena ahazaza heza h'abatuye isi. U Rwanda nk'igihugu kiza imbere mu guha agaciro umugore no kumushyira mu nzego zifata ibyemezo, rugaragaza ko kurwana urugamba rwo guhashya COVID-19 umugore akwiye kubijyanisha no kubungabunga ibidukikije, kuko bitabungabunzwe n'iterambere yifurizwa n'u Rwanda atarigeraho ku buryo burambye. Gushyigikira ishyirwa mu bikorwa rya gahunda zihari zigamije iterambere ry'umugore ndetse no guteza imbere uburinganire, ibyo bizakomeza gufasha umugore mu kugira uruhare mu iterambere ryabo ry'umuryango ndetse n'iry'igihugu muri rusange. Mu isi rero yugarijwe na COVID, umugore ubusanzwe umugore ni mutima w'urugo. Umugore agize uruhare muri uko kubungabunga ibidukikije bimworohereza, bifasha cyane no kurinda umuryango COVID. Uruhare rw'umugore ni ingenzi mu gushyira mu bikorwa gahunda zitandukanye zigamije iterambere ry'igihugu. Kugira ngo iryo terambere rigerweho umugore abigizemo uruhare, Leta y'u Rwanda yashyizeho politike zigamije kuzamura no guteza imbere umugore, kugira ngo agere no mu nzego zifata ibyemezo, ariko nanone bihereye mu muryango. Kuba ubuzima bwa buri munsi bw'umuryango bushingiye ku mutungo kamere n'ibidukikije muri rusange, ni imwe mu mpamvu shingiro zigaragaza ko umugore afite uruhare runini mu kubungabunga ibidukikije n'urusobe rw'ibinyabuzima muri rusange.
na cyane ko iyo byangiritse ari mu ba mbere ingaruka zigeraho. Umugore w'umunyarwanda afitanye isano rya hafi no kubungabunga ibidukikije, kuko kenshi usanga imirimo ye ya buri munsi ifite aho ihurira n'umutungo kamere twavuze haruguru. Bivuze ko iyo umutungo kamere wangiritse, umuntu ingaruka zishobora kuzahaza kurusha abandi usanga ari umugore. Mboneraho kandi no gushimira abagore, cyane cyane abagore b'Abanyarwanda, uruhare bagize mu kugaragaza ubushake n'umuhate mu kubungabunga ibidukikije binyuze mu dushya bahanze, bakora imishinga ibungabunga ibidukikije. Abagore b'Abanyarwandakazi rero nabo gushimirwa, kandi turahamagarira n'abandi bagore bose kumva ko mu nshingano zitoroshye bafite bagomba no gutekereza ku kubungabunga ibidukikije. Iri sano riri hagati y'ibidukikije n'umugore by'umwihariko rishingiye ku mirimo umugore akora umunsi ku wundi, ari naryo Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango iheraho igaragaza ko umugore akwiye no kuba ku ruhembe mu kubungabunga ibidukikije no kugira uruhare muri gahunda zose zigamije kurwanya ikibazo cy'imihindagurikire y'ibihe gikomeje gutuma ibipimo by'ubushyuhe bw'isi buzamuka. Umugore yagiye yongererwa ubushobozi ku buryo bugaragara kandi mu nzego zose. Muri byo harimo kumuha amahirwe yo kuba yakwiga, kuba yahabwa amahirwe yo kugira uruhare mu gufata ibyemezo, kujya mu nzego zifata ibyemezo. Ibyo byose ni bigenda bimufasha kugira ngo nawe abashe kubona ubwo burenganzira bwo guhangana n'ikibazo cy'imihindagurikire y'ibihe. Ikindi mu by'ukuri, iyo uko kugenda dufasha umugore mu kwiteza imbere kugira ngo abashe kugira imirimo ikora izana inyungu, nawe bizamufasha kubona izindi ngufu zitari inkwi cyangwa amakara, ahubwo uko abona ubushobozi abashe kubona ingufu nka biogaze cyangwa se gaze, ndavuga ingufu zitangiza ikirere. Hirya no hino mu gihugu abagore bibumbiye mu matsinda atandukanye. Ni urubuga bahuriramo bakaganira ku bibazo bafite mu miryango, bakajya n'inama ku buryo bazamurana kandi bijyanye n'ibihe. Ibi barabitangiye mu bice bimwe na bimwe by'u Rwanda. Mu murenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, abagore baho bishyize hamwe biyemeza gucika ku ikoreshwa ry'amakara bakayoboka gaze mu miryango yabo. Ibi babyemeje mu rwego rwo gushaka igisubizo cy'amashyamba akunze gutemwa hashakishwamo ibiti bivamo amakara n'inkwi. Ariko nanone byari no muri gahunda yo kurengera ubuzima bwabo bwari bubangamiwe n'ihumana ry'umwuka bahumeka bari mu gikoni batekesheje amakara n'inkwi. Kwishyira hamwe kwabo byatumye bubaka ubushobozi ku buryo kuri ubu babasha kwigurira gaze, ndetse n'uwagize ikibazo cyo kubura amafaranga agaterwa inkunga binyuze muri iryo tsinda ryabo. Ubu bahamya ko hari impinduka nziza byagize ku miryango yabo, bakanishimira uwo musanzu batanga mu kubungabunga ibidukikije. Amakara ubundi njye niyo nyacanyeho, ahubwo gaze yazigiye. Njye ncanye ku makara, wa mwuka uva mu makara ntago mpumeka neza. Sinzi n'abandi niba icyo kibazo bakigira nk'icyanjye. Kugira ngo isuku tuyigereho, kuko mu bitera isuku nke n'amakara nayo arimo. Tugira rero amatsinda twizigamamo amafaranga make yashoboka, uko umuntu yifite, hanyuma bwa bwizigame dukuramo ibintu byinshi bitandukanye. Ntawubura mituweli, ari mu itsinda ntawubura iyo gaze. Noneho tukiha nk'igihe cy'amezi 6, ubundi dukunda kurasa ku ntego 2 mu mwaka. Hari abandi bagore n'abakobwa barebye kure, bahanga udushya twagiye dutuma ibidukikije birengerwa mu buryo butandukanye. Gukora intebe mu mapine ashaje y'imodoka hagamijwe kugabanya ingano y'ibiti bitemwa kugira ngo intebe zikorwe. Gukora imitako itandukanye mu maplastike ubusanzwe yari umwanzi w'ibidukikije. N'utundi dushya dutandukanye ni bimwe mu byo abagore hirya no hino mu gihugu bagiye bakora. Twaje kubona ko hari ikibazo cy'ijugunywa ry'amapine ashaje, bamwe bakayatwika bikangiriza ikirere. So nge naje kubona ko rero ari ikibazo kinini cyane ku bidukikije byacu. Hanyuma umushinga wacu rero igisubizo wazanye ari nabyo dukora, dufata amapine ashaje tukayabyazamo umusaruro ari wo gukora nyine ibikoresho byo mu rugo. Amacupa y'amaglasi nayo yangiza ibidukikije, twe turayafata tukayakusanya tukayabyazamo amavaze. N'aya plastic nayo turayafata tukayabyazamo amavaze. N'imifuka akenshi abantu bajya guhaha, bava guhaha bakayijugunya,
twebwe turayitoragura tukayibyazamo amatapi meza. nko mu mashuri aho dukura impapuro hari aho birindaga ko impapuro zajya hanze wenda bakabasomera ibyanditseho cyangwa iki bakaba badafite ahantu ho kuzibika neza ugasanga barazitwika. Ikindi kuriya impapuro bazita haba hariho imiti, amakartushe zishobora kugira ibindi bibazo mu butaka aho ziri kuborera kuko iriya miti yo ntibora, ariko twebwe turazifata tukazibyaza umusaruro kandi amasaro yacu akaba akomeye ku buryo akoreshwa no mu buryo burambye. Guhanga utu dushya dukomeje kugira uruhare mu kubungabunga ibidukikije. Byagezweho kubera politike nziza leta yashyizeho ziha abagore urubuga rwo kugira uruhare mu iterambere rirambye ry'igihugu, ari nabyo bituma bafata umwanya wo gutekereza cyane kugira ngo bahange udushya. Izi ngero zose kimwe n'izindi nyinshi tutavuze muri iki kiganiro zigaragaza ko uruhare rw'umugore mu iterambere ribanira neza ibidukikije ari ingenzi, kandi udushya bahanze ni umusanzu batanga mu kubungabunga ibidukikije bigira uruhare runini mu kubaka iterambere rirambye. Turashimira rero leta y'ubumwe bw'abanyarwanda kuba yarahaye umugore ijambo ikareba kure igaha inshingano abagore. Ibibazo byariho mbere y'uko politiki y'ibidukikije ishyirwaho byinshi byagiye bikemuka, nubwo kubungabunga ibidukikije ni akazi gahoraho. Ni uguhozaho rero umugore yabigizemo uruhare runini cyane, uhereye ku bakora muri segiteri y'ibidukikije ndetse n'abandi bageze kuri byinshi kandi umusaruro wawo ukaba ugaragarira amaso. Isano umugore afitanye n'ibidukikije ni ngari cyane, kuko iyo byangiritse umugore aza ku isonga mu bazahazwa cyane n'ingaruka zo kwangirika kwabyo. Ibi bigaragara cyane iyo umutungo kamere utacunzwe neza ukangirika, iyo habaye ibiza bituruka ku mihindagurikire y'ibihe ndetse n'iyo havutse ibindi bibazo ibyo ari byo byose bifite aho bihuriye n'ibidukikije. Umugore ari mu bambere bazahazwa n'ingaruka zabyo, ari nayo mpamvu kubungabunga ibidukikije ari inshingano za buri wese. Ubutumwa naho abanyarwanda n'abagore by'umwihariko ni ukumva ko kubungabunga ibidukikije biri mu nyungu z'abanyarwanda twese. Iyo tubabuze rero guhinga mu bishanga bitemewe guhingwamo, biba ari ukubungabunga umutungo kamere w'amazi, kuko ibishanga ari byo biyatubikiye bikanagira uruhare runini mu kuyayungurura. Iyo tubabuza gutema amashyamba mu buryo butemewe, biba ari ukugira ngo twirinde ubutayu kandi tubone umwuka mwiza dukesha amashyamba. Duhindure rero imyumvire, tubungabunga ibidukikije kuko turabikeneye kurusha uko byo bidukeneye. Tutariho byabaho, ariko ibidukikije bitariho ntabwo twabaho. Bifurije mwese umunsi mwiza mpuzamahanga w'abagore. Ibi wari ubizi se? Umuryango w'abibumbye ugaragaza ko 80% by'abimurwa mu byabo n'ingaruka zikomoka ku mihindagurikire y'ibihe ari abagore. Uyu muryango kandi ugaragaza ko abagore aribo bazahazwa n'ubukene cyane kurusha abagabo, nyuma yo kwibasirwa n'ibiza biba byangije ibikorwa remezo birimo n'amazu ndetse n'ibindi bikorwa by'abaturage birimo n'ibitanga akazi. Umuryango w'abibumbye kandi ugaragaza ko hakenewe cyane uburinganire n'ubwuzuzanye mu ifatwa ry'ibyemezo birebana n'imihindagurikire y'ibihe, haba muri za leta z'ibihugu bwabyo no ku rwego mpuzamahanga. Kugeza ubu uyu muryango ugaragaza ko mu ifatwa ry'ibyemezo birebana no guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe abagore bahagarariwe ku mpuzandengo iri munsi ya 30%. Tugana ku musozo w'iki kiganiro, nawe kwibutsa ko tariki 8 Werurwe u Rwanda rwifatanya n'isi yose mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'abagore. Mu kwizihiza uyu munsi muri uyu mwaka haribandwa ku nsanganyamatsiko igira iti Munyarwandakazi bakuru uhembe mu isi yugarijwe na COVID-19. Ni insanganyamatsiko yongera kwibutsa uruhare rw'umugore mu gushaka ibisubizo by'ibibazo byugarije isi, haba mu rwego rw'ubuzima, ubukungu no kubungabunga ibidukikije by'umwihariko, bitewe n'uko kwangirika kwabyo bizahaza abagore mu buryo bw'umwihariko. Ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye cya none mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA ku bufatanye na Minisiteri y'Ibidukikije mu Rwanda, tugisoje tubifuriza umunsi mwiza w'abagore. Naho ubutaha. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo.
ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA.